mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment nk'uko bisanzwe nangira mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Guys, mbere yuko nkomeza reka manze mbasomere inkuru iri ku kinyamakuru bita igihe.com, akaba ari inkuru ifite umutwe ugira uti umubare w'abahitanywe n'iruka rya Nyiragongo ukomeje kuzamuka. Societe Civile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko umubare w'abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iruka rya Nyiragongo wageze ku bantu 20. Kwa 24 Gicurasi 2021 nibwo guverinoma y'iki gihugu yari yatangaje ko umubare w'abahitanywe n'iruka rya Nyiragongo ryabaye mu ijoro ryo kuwa 22 Gicurasi 2021 ari 15. Mu gitondo cyo kuri wa 25 Gicurasi umuyobozi wa Societe Civile muri Kongo Mambo Kawaya yavuze ko habonetse imirambo y'abandi bantu 5 bishwe no kubura umwuka ubwo bageragezaga guhunga iruka rya Nyiragongo. Ati twamaze kubona abandi bantu 5 bahejejwe umwuka na gazi ubwo bageragezaga guhunga berekeza mu majyaruguru ya Goma. Kawaya yavuze ko uretse abapfuye hari n'undi umwe urembye wajyanwe mu bitaro kubera ko yari afite ikibazo cyo guhumeka. Uretse abapfuye kandi ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku bana ari ryo UNICEF ryatangaje ko hari abana basaga 170 baburanye n'ababyeyi babo ubwo bahungiraga mu bice bitandukanye kuri wa gatandatu. Tukimara gusoma iyi nkuru reka dusome n'indi nkuru nayo iri ku kinyamakuru bita igihe.com, akari inkuru ifite umutwe ugira uti Abanyekongo bagera kuri 630 bahungiye mu Rwanda kubera inkurikizi ziruka rya Nyiragongo. Abantu bagera kuri 630 nibo bamaze guhungira mu Rwanda bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahunze inkurikizi ziruka ry'ikirunga cya Nyiragongo zirimo imitingito n'imyotsi iri kuzamuka mu kirere. Ibarura rya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi akarere ka Rubavu ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rigaragaza ko abamaze kugera mu murenge wa Busasamana bagera kuri 480. Abaturage bahunze imitingito biganjemo abagore n'abana baturutse muri village Kanyanja mu gace ka Buhumba muri Kongo. Nyuma yuko bakomeje kwiyongera mu Rwanda, abari bacumbikiwe mu rusengero rw'itorero rya ADEPR Bugarura mu murenge wa Busasamana hafashwe icyemezo cyo kubimurira mu kibuga cy'umupira cya Makoro ahateganyijwe kuzajya hakira impunzi mu gihe kirunga cyarutse. Ibi byakozwe kugira ngo abaturage bajye ahantu heza kandi hanini hisanzuye kugira ngo babashe guhabwa ubufasha bw'ibanze ndetse ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 zubahirizwe. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique yavuze ko aho bajyanywe ari ahagenewe mu kwakira abahunze mu gihe cy'ibiza kandi hujuje ibisabwa. Ati bariya uko ari 484 n'abandi bakomeje kugenda biyongeraho turimo kubimura kuko hariya bari ntabwo hemewe kandi nihujuje ibisabwa. Yakomeje agira ati tubajyanye ku kibuga cya Makoro kuko hemejwe ko ariho hazajya hakira impunzi kandi hanujije ibisabwa byose kugira ngo bitabweho neza n'abafatanyabikorwa batangiye kuhageza ibisabwa byose. Umunyamakuru w'ikinyamakuru bita Igihe uri mu karere ka Rubavu akaba yatangaje ko Abanyekongo bakomeje kugera mu karere ka Rubavu nyuma y'uko mu gihugu cyabo by'umwihariko ibice byegeranye n'u Rwanda bikomeje kwibasirwa n'imitingito. Bitewe no kuba iyi mibare igenda yiyongera kugeza saa 2 z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, abasaga 630 nibo bamaze kugera mu Rwanda bavuye mu mujyi wa Goma. Ikirunga cya Nyiragongo cyongeye kuruka ijoro ryo kwa 22 Gicurasi 2021 ahagana saa 12. Abanyekongo bari hagati y'ibihumbi 8 n'icumi nibo bahungiye mu Rwanda banyuze ku mipaka ya La Corniche na Petite Barriere no mu zindi nzira zo mu mirenge ya Rubavu, Cyanzarwe na Bugeshi. Nyuma yaho iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo rigenjeje make, abaturage batangiye gusubira mu gihugu cyabo mu gitondo cyo ku Cyumweru. Abaganiriye n'ikinyamakuru bita Igihe bavuze ko nibagera ku ivuko bagasanga ibintu bikimeze nabi bahita bagaruka mu Rwanda kuko ari iwabo. Impamvu mbanje kubasomera izi nkuru mu by'ukuri nagiraga ngo mwumvishe aho ubuzima bugeze, mwumvishe ibihe turi gucamo, mwumvishe iminsi turimo itari myiza habe na gato. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi biri kugenda biba muri iyi minsi bikadutungura. Sinzi nimba navuga ko ari imperuka cyangwa navuga ko ari iminsi yacu iri kuranya, simbizi nanjye simfite icyo nahamya hagati y'ibyo. Impamvu ndi kuvuga ibi
nyuma y'uko ikirunga kiruka murabizi hagiye haba imitingito ikomeye aho inzu zagiye zisenyuka, kaburimbo zigasatagurikamo kabiri, mbese ukabona ko ari ibintu bimeze nk'ibitangaje. Abantu bagera kuri 630 nk'uko mwabivuze bakaba bahungira mu Rwanda, ndetse n'abantu bagera kuri 20 ubu ngubu bakaba bamaze kwitaba Imana, n'umwe uri mu bitaro. Urumva ko ibibazo biri kugenda biyongera, ni ibibazo biri kugenda byiyongera. None nyuma y'ibyo byose uyu munsi kwa kabiri tariki 25 z'ukwa gatanu 2021 habaye ikintu navuga nk'igitangaza. Ubwo twabonaga mu Kivu harimo haraturukamo umuriro wagira ngo naho ikirunga kikurukiramo, mbese ni ibintu byari bitangaje, aho abantu benshi bavugije induru, ndetse n'ivideo yagiye itambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ukabona umuriro uri guturuka mu mazi. Mbese ntabwo ari ibintu bisanzwe, wenda ushobora kubyumva ukagira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho, ariko nkeka ko uri hano wamaze kureba iyo video, kuko mu by'ukuri ni ibintu bitangaje pe kubona umuriro ungana kuriya uri guturuka mu mazi hasi. Yego birakwiye, bigomba no kuba, kuko mu Kivu habamo gaze hasi. Urumva nimba twavuga ko ari gaze y'Ikivu yahuye n'iy'ikirunga bigakubita bigashwanyuka kuriya, ntawamenya neza. Gusa icyo namenya muri aka kanya, icyo mpamya nashidikanya, ni uko imbere ya byose ari Imana. Niyo mpamvu tugomba gusengera abavandimwe bo mu gihugu cya Kongo kugira ngo babashe kuba baca muri bino bihe neza, ndetse kandi bazabivemo amahoro. Iyi ni Slim Jesus Entertainment, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.